Kristo Yezu akuzwe bavandimwe. Uyu munsi umukiro watashye iwanyu, umukiro watashye iwawe. Ishime unezerwe kuko Nyagasani Yezu agukunda kandi akaba aje gucumbika iwawe. Rangurura ijwi usingize Imana kandi nturekure na gato kuko ni iby'agaciro gakomeye. Uwo mushyitsi muhire ukugendereye ntuzamutakaze kuko ni ishema ryawe. Yezu ntareba ibyaha wari urimo cyangwa wari ugezeze aho wari ugeze, ahubwo arareba umutima wamenetse umushakashaka. Kandi aje iwawe kugira ngo usubirane ubwigenge, ibyishimo, urukundo, umunezero, maze wongere were mu maso, maze bose batangaze kuko ugiye kwamama byishimo, papa byishimo, ndetse kandi ukaba ugiye kuba byishimo. Aho abandi bagutereye ngo nta gakiza wabona, uyu munsi ni wowe ugiye kukabona. Uyu munsi ni ugiye kubona agakiza k'iteka nka Zakewusi, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Uribuka Zakewusi wari umutware w'abasoresha, ntawakekaga ko Yezu yaturiwe, ariko yaramushakashatse maze arenga uko abandi bamubona, arenga ibyaha bye, ubugambanyi bwe, maze abishyira hasi, yurira igiti kugira ngo ashake Yezu. Yaciye bugufi maze ahagarara hejuru y'ibibazo bye, ahagarara hejuru y'ibyaha bye, maze yakira Yezu Kristo. Muri Luka umutwe wa 19 umurongo wa 4 kugera kwa 6. Zakewusi arirukanka abacaho maze yurira igiti cy'umuvumu agira ngo abone Yezu wari ugiye kunyuraho. Yezu ahageze yubura amaso aramubwira ati, Zakewusi, manuka vuba kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Nuko amanuka bwangu amwakirana ibyishimo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Arirukanka abacaho. Nawe abo bose uvuga ngo bafite agakiza, ngo abo bose bagutangiriye mu nzira, ubaciyeho, uratambutse kuko uwushaka uramuzi. Kuko uwushaka uramuzi ni Yezu. Yezu yabonye umuhate uko Zakewusi yamushakashatse, maze nawe amuhemba gutaha iwe. Yezu kandi muri Luka 11:9 kugeza ku murongo wa 10 aravuga ati, musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Kuko usaba wese ahabwa, ushakashaka akaronka, n'ukomanga agakingurirwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yezu yaduhaye uruhushya. Niki wasabye ntiwakibona mu izina rya Yezu. Nihe wakomanze ntiwakingurirwa wajyanye na Yezu. Akenshi urijyana, ukajyana amarangamutima yawe, ukagenda wiyemeye nk'aho ushoboye, ariko akubwira ngo njyana tugendane. Arakubwira ngo byose iyi munsi byemeye. Ati, nagufunguriye umutima wanjye, nawe mu mutima wawe maze unsabe icyo ushaka. Nturamo nkuturemo maze usabe icyo ushaka cyose. Ndayabwiye kuva uyu munsi amateka yawe agiye guhinduka, kuko uwo Yezu yatashyemo ntahinduka gusa, ahubwo arahindukira. Umukiro watashye kwa Zakewusi, nawe niwo utashye iwawe. Ugiye kubona umufasha wawe ahinduka, umwana wawe ahinduka, wowe ubwawe ugiye guhinduka,
ugiye kubona umubyeyi wawe aba mushya, kuko Yezu ari kugusukura, kandi si we wenyine n'umuryango wawe wose nk'uko byagendekeye Zakewusi. Ugiye kuba umunyampuhwe nk'uko so uri mu ijuru ari umunyampuhwe. Na Zakewusi yasubije ibyo yibye ndetse akora ku bye bisanzwe, atanga impozamarira. Wikwiheba nawe, ibyawe byanyazwe, Yezu aje kubigarura. Za manza z'urudaca zigiye guhagarara, usubizwe uburenganzira bwawe, kuko uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Ka gaciro wahoranye mbere hose ubu uragasubijwe. Ibyawe Sekibi yari yarakunyaze urabisubijwe, kandi ugerekeweho n'ibindi byose byari kuzira kuri ibyo Sekibi yari yarakunyaze bikabura aho bica. Umugisha wawe ukugarutseho, inyenyeri yawe iragarutse. Ubu ngubu uri umunyamugisha, uri mwiza. Nyagasani agukoreye ibitangaza, we gusa akira kuko Yezu yaguhaye. Wagabanye kwa so mu ijuru. Vuga uti amen. Imana yanjye ni nziza kandi irahambaye cyane, ntawayirusha amaboko, kuko yatumye nsinda, mfite intsinzi mu biganza byanjye. Singizwa Data, singizwa Mwana, singizwa Roho Mutagatifu, ubu n'iteka ryose rizira iherezo. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nyagasani Yezu Kristo, nsaba umugisha buri umwe wese wateze amatwi iki kiganiro, kuko watashiwe. Umugisha wawe ntugere muri we rwagati, mu muryango we, mu bana be, mu nshuti, mu bavandimwe, mu nkone ze zose, ahantu hose akandagiye mu biganza byawe. Ahantu hose agiye agendane nawe. Ikintu cyose agiye gukora agikorane nawe. Icyo agiye kuvuga akivugishwe nawe. Ububasha bwawe nibutembe muri we, ubu n'iteka ryose. Umutima we wose uhindura uwawe. Tura muri we, ature muri wowe. Umugisha wawe numumanukireho kandi umurinde, we n'umuryango we wose, ubu n'iteka ryose. Amen. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ibisingizo n'ikuzo n'ibyawe Nyagasani iteka ryose, amen. Komeze mugire ibihe byiza, Imana ibahe umugisha.